Niba mushime kuri kudukurikira. Umeze mute kabisa. Reka amakuru rero tuyatangire gutya sasa. Mwijoro ryakeye nabonye ikinyamakuru cyakoze inkuru ivuga ko burya biriya bintu byose byagiye biba kuri Sabin, ziriya video twagiye tubona yasimbutse igipango yakoze ibiki, ko biriya bintu byari umupango we, ko kari agatwiko yari yapanze. Hanyuma ngo yamara kugapanga uwitwa Yago n'uwitwa Karara n'abandi bantu bose babashije kuba bavuga kuri iriya saga yose, bari abaje bakora ibintu by'amaspace. Hanyuma bari abantu bose bakaba baraguye mu mutego Sabin yitegeye ubwe. Ibyo rero nyuma yo kubibona nyikiri kugenda mbicamo mbyanariza ngo ndebe koko ibyo ngiyo nkuru yo bimeze bite. Nagiye kwita mbona mu ijoro ryakeye nabwo indi nkuru ivuga ko Sabin yafashe umwanzuro wo gutanga ikirego kuri YouTube. Mu kimbo cyo gutanga ikirego muri Niba, we yahisemo gutanga ikirego kuri YouTube, atanga amafaranga AKAYABO ngo kugira ngo abantu bose bakoze video zimwerekeyeho, abakoze ama video yose amuvugaho ibiki n'ibiki, biriya bintu byose byagiye biba byose ngo yatanze ikirego. Hari n'izindi story nyinshi cyane zagiye zibera hano muri showbiz nyarwanda. Ibi byose ndaje tubicemo. Reka nze tubivugemo kabisa. Mbere yuko nkomeza, reka nkumitse kuri subscribe niba utarayikora, kandi niba warayikoze umuntu w'agaciro kabisa. Ese niba utarakora subscribe kuri Niba, amakuru yakura he? Amakuru yakura he zaza. Mbere yuko rero twinjira mu kiganiro neza kabisa, reka tubanze tubabwire ku yandi makuru ari gutrendinga hano hanze. Andi makuru ari kugenda aca ibintu hano hanze kabisa. Mbere yuko tugera ku ngingo yacu y'umunsi. Muri Mali byebe byagize gutya biba biteye ahantu abapolisi bitoreza. Abapolisi bitoza imyitozo imwe ikakaye byatare. Babapolisi baba bararakaye. Amakuru hari nuko ibyo byebe byageze nko mu masaa 5 birangije bibakoramo akazi. Hanyuma binashimuta ikibuga cy'indege. Bimaze kugera muri icyo kibuga cy'indege rero sase maze kukigarurira, biba biravuze ngo kugira ngo twereke igihugu ko twanihebye. Bita bituritse indege ya perezida yari iparitse muri icyo kibuga. Ni nako kandi mu ijoro ryakeye u Rwanda rwatanze inkunga rwaremereye Zimbabwe ya toni 1000 z'ibigori. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko umuperezida wa Zimbabwe bitewe n'ibibazo byari bikugenda bibera mu gihugu cyiwe, ikibazo cy'inzara, abaturage be bari kugenda bakreminga ibintu byinshi. Perezida wa Zimbabwe hanze arirekura avuga ko abaturage be bameze nabi, atabariza igihugu cye. Ibyo bikiba rero Perezida Paul Kagame yese yemerera kino gihugu inkunga ya toni 1000 z'ibigori. Rero mu ijoro ryakeye nibwo umwambasaderi w'u Rwanda muri Zimbabwe ari we bita James Musoni nibwo yashyize mu bikorwa iki cyemezo perezida yari yafashe. Ni nako kandi ari n'indi tangazo ryasohotse rivuga ko bari abantu bose bakora umwuga ujyanye n'ibintu by'amasaro de coiffure bagomba gushaka impamyabumenyi yemeza ko ibyo bintu bakora babizi, ngo bitabaye ibyo mu minsi iri imbere bagiye kujya babakura mu kazi bashiremo ababyigiye. Dukomeje kumirwa rero sasa, reka twinjire mu nkuru yacu neza kabisa, tuyigemo tuyisesengure kabisa. Hari ikinyamakuru cyakoze ku nkuru ivuga ko Sabin biriya bintu byose byabaye yari umupango ugaragaza ko yagiye ngo hariya, ngo amaze kujyamo hariya ngarasohoka ngarasimbuka, biriya byose bikagaragara ko icyo kinyamakuru kikomeza kivuga ngo ibintu yari yapanze ko ari kugira ngo abanzi bayobye uburari, arebe imitekerereze yabo. Hanyuma ari nabyo abantu bakomeje bagaruka bavuga ati se bibaye ari byo amafaranga yago yabarishyuye Karara kugira ngo indege yabaramutegeye imugeza muri Uganda
amafaranga baramwishyuye kugira ngo ameze na video biriya byose atari umuntu waba uri mu gihombo kabisa. Iyo nkuru rero ikomeza ivuga gute sasa? Iyo nkuru ikomeza ivuga ko ari ibintu Sabin ngo nyuma kubipanga hari ibindi bintu byinshi byari byihishe inyuma y'icyo kintu. Hari ibindi bintu byari byihishe inyuma y'icyo kintu, ahitamo kuvuga ati none ngereka mbigenze gutya kugira ngo ikintu nshaka nzakigereho. Ndeba abantu banyaga gute bakora iki. Ariko se reka dutekereze kabiri, tureke kwita ngo kuri iyi nkuru ngo yo kuvuga, tutekereze kabiri nimba ko kira nkuru ari ibintu bapanze, sibyo? Nimba ari ibintu bapanze, esa ari ama video mwibuke neza ko ari ama video ntabwo yafashwe n'umuntu, ngo ari ama video yafashwe n'abantu bagiye batandukanye. Imaze gufatwa n'abantu batandukanye, inashyirwa hanze n'abantu batandukanye. Kandi n'ama video menshi na amashusho twagiye tubona Sabin ari kwa muganga. Biriya bintu ndakeka mubyibuka, ari mu bitaro, amaguru ye afite ikibazo bigaragara kabisa, amaguru ye afite ikibazo. Hari n'andi menshi twagiye tubona ashishikana hano kuri za Twitter, za Instagram n'ahandi henshi cyane, mu ma WhatsApp y'abantu. Ibyo nabyo tukahita tubyibazaho tukavuga se ziriya video koko uriya muntu yaba ari ibintu yari yapanze se? Ese ukongera ukibaza ati nimba koko yari yabipanze, none se ni kubera iki? None se ni kubera iki yatanze ikirego arega, cyangwa se ashaka gutanga ikirego arega abantu bose bamukoze ibiganiro abaregera YouTube? Ibyo ndaje nabyo tubirebe. Ikigaragara cyo nuko ino nkuru iyo ntago ari iya nyayo. Reka ahubwo twigire ku yindi nkuru. Hari ikindi makuru nabonye cyavuze kuri aya makuru, nabwo cyavuze nacyo kuri Sabin, kivuga kuri bino ku bintu, kivuga ati reka turebe kivuga ku ngingo ivuga ngo Sabin iki cyamuteye kuba yakirukanka bingana kuriya. Ese akatari umugore we wari uri ku marembo? Bakomeza bavuga ati rero ahubwo Sabin ari guhunga ikindi kintu gikomeye cyane, kuko nk'ikintu gishobora kuba cyatuma umuntu w'umugabo ajya kuzenguruka inyuma y'inzu, ajya kurwana, agwa mu mbishitsi, biriya biti byose bikarangira ahisemo no gusimbuka. Hari amakuru avuga ko imbere harimo undi muntu utari ngwindo ndebe. Amakuru akomeza avuga ko harimo imbere hashobora kuba harimo umwana ngo utujuje imyaka. Hanyuma rero Sabin mu kumva ko abantu baje cyangwa se ibintu by'itangazamakuru biri kuza n'abaki, agahitamo gushaka ukuntu acika ko icyo kintu cyo cyari ikintu gikomeye cyane, kuvuga ngo umuntu mukuru w'imyaka runaka ari gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose reka tureke kubyinjiramo cyane. Nanone ukahita uvuga ati se nimba ayo makuru y'uwo mwana ari aya nyayo, nangwa bino ndebe tukaba dufite kesi ivuga ko we na Sabin hari ukuntu birwanaga. Ese ngwino ndebe yari yamushakiye ikindi cyana abayita yaba yaramushakiye ikindi cyana abagira ukuntu aba yirwanaho se? Yaba yarari kubirwana hari babiri se? Ariko iyo nkuru y'umwana utujije imyaka yo reka tureke kuyinjiramo cyane, kuko byaba bibaye ibindi bintu binini kabisa, byaba bibaye ibindi bintu binini cyane. Niba reka twivugire ku nkuru sasa yo kuba Sabin ari guteganya kuba yarega abanyamakuru bose babashe kuba bamukoraho inkuru. Amakuru naraye niboneye mu ijoro ryakeye nuko Sabin ngo afite gahunda cyangwa se ubu wasangaranje no gutanga ikirego akaregera YouTube. Yamara kuyiregera abantu bose bakoze ziriya nkuru bakazisiba, cyangwa se bagasiba nyine amavideo bamukozeho izo nkuru n'ibiki, n'abatanze amavideo bakaba bahanwa. N'umugabo rero yanze guhitamo kuregera RIB, ahubwo ukibaza kuki atahegeye RIB. Tuba dukomeze kumirwa kabisa n'inkuru ziba ziri kugenda zibera hano imihanda. Hari amakuru yandi ari kuvuga ko rero Sabin ngo nta gahunda afite yo kuba yagaruka akorera kuri YouTube,
bitewe na biriya bintu byose byagiye bimubaho kiriya gisebo yagize, usibye ko atari n'ibintu bya danje ni yego okay ni ibidanje mo gake ariko ariko ntabwo ari ibintu byatuma ureka akazi. Amakuru hari ari kuvuga ko Sabin ashobora kuba atazagaruka gukora, ahubwo agiye kureka umukameramani we n'uriya munyamakuru wundi yashizeho akaba aribo babikurikirana. Reka ibyo nabyo tubyitege turebe amaherezo yabyo. Hanyuma reka turebe kuri iyi ngingo ye yo gushaka kurega kuri YouTube, abasha kuba yaba ababwira ko bamukoze amavideo. Ubundi YouTube burya ikora iyo umuntu yaploadinze video, sibyo? Iyo umuntu yaploadinze video kuri YouTube, reka nguhe urugero, uramutse wifite nk'indirimbo yawe, suppose uri umuhanzi, sibyo? Wamara ko wifite indirimbo yawe mwagiranya nkayibonaho kopi mbere y'uko uploadinga kuri YouTube, nge nkayibonaho kopi nkayaploadinga nkayishyira kuri YouTube icyo gihe yo, kuko ari anamaro babakoresha iriya system YouTube yo iyo indirimbo itinyandikaho, iyo hagize undi muntu yeshiraho ihita ibiboneka mu copyright. Ikindi kandi YouTube nta muntu ifite ifoto, ntago wavuga ngo keretse iyo foto yawe cyangwa izo video zawe wari warazanditseho copyright cyangwa se waraziregistarinzeho copyright. Ufite nk'ifoto yawe n'urugero, iyo foto wamara kuba uyifite ukayandikishaho copyright, reka tubivuge mu Kinyarwanda, ukayandikishaho copyright, iyo umuntu aje akayikoresha aho ngaho biba byemeye ko wamurega, aho ngaho birashoboka ko wamurega. Iyo bari video yawe rero sasa reka turebe kuregera YouTube ni ibintu bishoboka cyangwa si ibintu bishoboka. Kuregera YouTube ntago byakunda, nta nubwo byashoboka. Ibintu ari gukora ngo byo gutanga amafaranga, YouTube ntago wayiharuswa kuko ari anamaro bari gukora. Ikintu azakora ni ukuyandikira akabwira ati mukora ibi n'ibi, ariko rero se azayibwira ngo ngira foto ngo ni yanjye ngo bakoresheje, ngira foto ngo nari navunitse, okay ngira foto ngo urumva ntabwo yakameme yagenda babwira ngo nari mvuye ngo kwirwanaho ngo bamfata amafoto ngo sasa ko kujya bansebye. Ntabwo yagenda babwira gutyo kameme, ubwo yagenda avuga ati nagize gutya nkora accident, ariko abantu nyuma yo gukora accident abantu baje bafata ino nkuru yanjye barayikwiza bayishyira hanze banamvugaho nabi. Banamvugaho nabi. Ibyo bintu byo ntago bishoboka, kuko YouTube ntago yagenda ngo ivuga ati igende ice mu macano yose ireba ngo video ninde ngo washizemo ino foto. YouTube ikintu irebaho irareba ati ahubwo ninde waploadinze wendi iyo video urimo bwa mbere, kandi nanone nabwo ntago bamenya gute nimba ari wowe, ntago bazi ngo niwe ukora ari amavideo. Ntago nagira video keretse iyo Sababa yari uploadinze mbere, yamara kuyuploadinga mbere akayishiramo wenda n'ifoto nabyo, hanyuma biriya bintu byose bikazaba nyuma yuko we yayaploadinze. YouTube yararangije kwimwandikaho, nicyo gihe bwo ibintu by'amakopyright no kuba basibisha ayo mavideo yose yamukozweho byakunda, ariko ibindi byo bisa nk'ibigoranye mukura. Izi nkuru ziba ziri kugenda zibera imihanda kabisa, nazo ziba zabaye nyinshi kabisa. Sabaho ikintu yagakwiye gukora, yakicaye akabanza kamera neza, agashima Imana ko yamurinze. Imana yaramurinze imvune yagize, kuko biriya bintu ntago ari imvune ikomeye cyane ku buryo yatera nk'ikibazo cyo kuba umuntu bamukata nk'amaguru, kuko hari igihe umuntu akora nka accident ugasanga ibaye grave kabisa. Yakabaye ko bashima Imana kuba ubu ngubu yego yagize ikibazo cy'amaguru ariko ameze neza, aracyari muzima. Ariko mwebwe muri iyi minsi muri kwibamo gutera. Ni nako rero nabonye Yago hari ikiganiro yagiranye
n'umwe mu bajyanama biwe wita Safari yatangaje rero ko yiteguye kuba yakongera akaba umwana mwiza agaca bugufi akongera akagirana umubano mwiza hagati ye n'abantu bagiye bagirana ibibazo bigiye bitandukanye. Rero muri kino kiganiro cyabereye kuri Yago TV show niho uno Safari yakomeje abwira Yago amubwira ati rero nshaka ko ibintu byawe by'amakimbirane bivaho, amakimbirane y'ujyana n'abantu. Uno Safari yavuze ko yagiranye ikiganiro na Bruce Melody, hanyuma akamusaba ko yaza hura na Yago, amusaba ko baza hura na Yago bakaganira ibibazo bafite bakabikemura. Bruce Melody amusubiza ko Bruce Melody amusubiza ko yiteguye igihe cyose bazahaguruka aricyo kibahagurukije nyine, ko yiteguye guciringa nabo. Ikindi kandi uno Safari nawe yagiye yahise ngo anahamagara Sabin. Nyuma yuko ahamagaye Sabin amubwira nyine ibintu igihari yuko bashaka ari abantu bagomba kuba bakicara bagacoca amagambo, niko mu Kinyarwanda babyita, bakagira nyine ibintu bumvikana, ibibazo bikava mu nzira. Sabin yamushubije ko nawe ari tayari. Sabin yamusubije ko dore turabana b'abagabo, amakosa abaho, tugomba kwicara ibintu tukabikura tukabikemura kabisa. Yago nawe inkuno nguri maze kumugeraho mu gihe Safari ari kumugezaho nyine ibintu ni nk'akazi Safari yamukoreye kabisa, ko kuba yagenda akabwira bari abantu akababwira ati mugomba uri muntu mureke mu mukoro umubano ibintu mubirimo mubireke, sibyo? Bamugezaho ukuntu ibintu bimeze. Yago nawe yemera ko agomba nawe yemeye ko yiteguye nawe kuba bakwicara bagacoca amagambo kabisa bakamera neza. Avuga ati iriga bira byabaye nuko nari naratatswe nanjye nkataka ndi kwitabara muri buriya buryo mwagiye mubona. Niba ese ubundi nyuma y'ibi bintu byose byagiye biba, Yago agenda agerageza kuba yakirwanaho, ko bivugwa ko murabizi tubimazemo iminsi, n'ibintu twamazemo iminsi cyane, abantu bari kugerageza kuba abantu bageze kuba bamurwanya ngo bamugira nabi mu myaka ine yose ishize, agataka nagira abantu bamwumva. Ese ibintu byaba ari byo yaba agiye kuba yakongera agasubirana n'aba bantu bakaba bana bakaba bakongera bakamerana neza nyine, umubano ukongera ukagaruka. Ese uyu mubano no kuba barashatse kuba n'andi makuru turi kugenda twumva ko Sabin ari gushaka kurega abantu bose babashije kuba bamuvugana bagashaka kumushyira hanze, byo bimeze bitera. Ni nako kandi nabonye inkuru yuko MTN yagize tya ibisoye paka ya Big Energy. Yagize tya ibisoye paka ya Big Energy, ariko nta minota myinshi yashize bahita bayikuraho, n'iryo tangazo bahita barisiba. Ese yaba ari Yago wagiye kurega avuga ko Big Energy ariye, cyangwa n'ubuyobozi bwa byanze bukavuga ati nkuko Big Energy twanzuye ko ashobora kuba ari agatsiko, reka ibyo bintu by'i Big Energy reka ibyo bintu by'i Big Energy mubireke, ibyo bintu ayo mapaka muyakureho. Ese nihe mpamvu yaba yari ibiri inyuma? Tukiri kuri iyo nkuru rero nibwo twagiye ko natubona indi nkuru y'umusore ngo wakoreraga umubosi we hanyuma amwiba amadolari 17,000. Abasore bo mu majyaruguru ko banza barenze ku kintu kijyanye no kuba abasore mu majyaruguru ko banza barenze ku bintu bijyanye n'ibi bintu kabisa. Ukuntu rero ngo byagenze, ibo yagiye yakira ikirego cy'umukoresha w'uyu musore, hanyuma imaze kwakira ikirego ishyiraho abantu bagomba kuba babijyamo, abantu baba bagomba kwakira amafaranga, abavunjayi, abandi bantu bose bahurira aho bafite aho bahurira n'amafaranga menshi, amabanki. Hanyuma rero nibwo baje gufata uno mugabo ari kugerageza kohereza amafaranga amwe muri ayo ngayo kuri konte ze, birangira bamufashe uyu mugabo. Twumiwe kabisa. Ni vibe. Iminsi y'amavideo menshi cyane hano hanze. Ushimiye kuba kumeje kudukurikira. Ura subscribe tujye tubana buri munsi.
mugire ibihe byiza.